Oya ntago ariko navutse. Yego. Ibi ngibi byaje nyuma. Afite imyaka nk'umunani nibwo byaje. Urumva wari mukuru waramaze kumenya ibintu byinshi. Niyo mpamvu akenshi nyine n'ibintu bisima ndimo ndabibona. Urwenya rutangiye ndi muri secondaire. Najyaga nk'abantu benshi nkavuga utuntu nkashiduka basetse. Yego. By'umwuga byo nabitangiye mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize. Yego. Burya mvuze maso y'inyana anushi ntabwo nyine babyiyumvisha neza. Ariko buriya impamvu niswe maso y'inyana buriya kera wenda nyiri mutoya ntaragira ikibazo cyo kugira ubumuga. Nakunda gutuye akanyana. Noneho uko nyina nkura nza kwisanga ndi kubona n'umukobwa witwa Kanyana. Yego. Mama. No uko nyina nkura n'uwo mukobwa nawe agira gutya arancika. Amaze kuncika avuga ni ko nabuze amaso afite imyaka 8. Kanyana kancika afite imyaka 20. Ibintu nca kubihuza bikaba mbihuje nsanga bibaye maso y'inyana. Tayari ubwo nyine ndavuga nubwo niswe maso y'inyana karabaye. None nanjye kubikubita hanze nsanga bise biryoha bihura n'ukuntu nimereye. Najya mvuga amaso y'inyana ngo nitwa amaso y'inyana nkabona abantu bose barasetse. So yene nshiduka niswe maso y'inyana gutyo. Hano rero nibereye muri Genzi ngize gutya nkura n'umunyarwenya wacu mwiza cyane witwa Maso y'inyana. Maso y'inyana. Yego. Turakwakiriye hano kuri Akari Nation. Murakoze cyane nabishimiye. Yego. Muragaragara neza cyane. Murakoze. Yego. Wabibonye ute ko tugaragara neza? Sinzi ukuntu nanjye nabyumvaga. Ariko keza karagira. Keza karira. Ariko abantu bajya bakunda kujya gutereta nk'umukobwa bavuga ngo ubwiza bwawe ngo nutabone yabubone. Ariko sibyo si. Subyemera se. Nibyo ya. Asante. Yego. Nese amazina yawe bwite wiswe n'ababyeyi naya? Amazina yitwa Manuel Twizere. Nitwa Maso y'inyana. Maso y'inyana niryo ukoresha nk'ubuhanzi. Yego. Ariko Emmanuel Twizere niyo mazina yawe bwite. Maso birimo ko umuntu yakubaza akabazo katandukanye na career yawe? Oya nta kibazo. Nta kibazo? Nta kibazo kabisa. Nanjye kukubaza nyine ukuntu ugaragara cyangwa se uko abantu bakuzi. Niko wavutse? Oya ntago ariko navutse. Yego. Ibi ngibi byaje nyuma. Afite imyaka nk'umunani nibwo byaje. Urumva wari mukuru waramaze kumenya ibintu byinshi. Niyo mpamvu akenshi nyine n'ibintu bisima ndimo ndabibona. Hari ukuntu wakoze mu urwenya hariya kuri stage rwose bavuga ati ngo ndabona mwese musa neza. Abantu baraseka cyane kubera ko wenda bazi ko ayo maso yawe y'inyana tubona hano inyuma wenda adashobora kubibona, ariko hari ukuntu ugira amaso y'umutima. Cyane. None ayo maso y'umutima dusobanurira ukuntu nk'umuntu wigeze kurebesha amaso y'inyana. Dusobanurira ukuntu amaso y'umutima noneho iyo akora bitandukanye n'amaso y'umutima. Burya mvuze maso y'inyana anushi ntabwo nyine babyiyumvisha neza. Ariko buriya impamvu niswe maso y'inyana buriya kera wenda nyiri mutoya ntaragira ikibazo cyo kugira ubumuga. Nakunda gutuye akanyana. Noneho uko nyina nkura nza kwisanga ndi kubona n'umukobwa witwa Kanyana. Yego. Mama. No uko nyina nkura n'uwo mukobwa nawe agira gutya arancika. Amaze kuncika avuga ni ko nabuze amaso afite imyaka 8. Kanyana kancika afite imyaka 20. Ibintu nca kubihuza bikaba mbihuje nsanga bibaye maso y'inyana. Tayari ubwo nyine ndavuga nubwo niswe maso y'inyana karabaye. None nanjye kubikubita hanze nsanga bise biryoha bihura n'ukuntu nimereye. Najya mvuga amaso y'inyana ngo nitwa amaso y'inyana nkabona abantu bose barasetse. So yene nshiduka niswe maso y'inyana gutyo. Yego. Hari ukuntu nyine wa mugani bita bihura. Kanzo tugiye gusoza ariko. Hari ukuntu bita bihura neza bigatuma n'abantu. Yese bihura nyine abantu ntabwo babazi behind. Yego. Ariko njyewe mu mboni zanje niko mba mbibona kabisa. Yego. Ubona ndi maso y'inyana. Maso y'inyana. Yego.
sharira kubereye kabisa kubera ukuntu nyine abantu baryakiriye n'uburyo rifite uburemere nyine iyo winjiye nko kuri stage abantu bahita amaso y'inyana kabisa ukabona wetse kandi n'ikintu magira ngo ngaragaze agomba nshaka ko bambona mu mboni y'umuntu utabona wangirira impuhwe wenda ndashaka kugaragaza neza ibindimo nkabereka ko hari byinshi mfite ko nshobora gukora urwo rwenya magira ngo bambone mu mboni y'umunyarwenya agomba nshaka ko bambona mu mboni y'umuntu nyine utabona nibyo hanini ngira ngo ngaragaze yego ako birumvikana byonyine kuba waratangiye iyo gahunda ukabyishyiramo ukaapproachinga bari abayobozi banyu kugira ngo nyine utangire ukorane nabo nibyerekana ko wowe washakaga gukora utashakaga nyine ko abantu bakugirira impuhwe wenda bakakuremera bitewe nuko wenda wimereye yego kamara uko niba nkoza akantu kumva ni keza kavuga uti sawa kubera ko yakoze ibintu byiza yego nibyo hanini manshaka none se Maso watangiye ryari umwuga w'urwenya kukora nk'umwuga cyangwa se kukora bisanzwe watubwira noneho nyine byatangiye gute urwenya rutangiye ndi muri secondaire najyaga nk'abantu benshi nkavuga utuntu nkashiduka basetse yego by'umwuga byo nabitangiye mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize yego nta gihe kinini ndamara yego noneho kugira ngo uhure n'aba bantu bo muri Gen Z kuko Gen Z ni platform nini abanyarwanda tureberaho nyine abanyarwenya bose muri rusange byagutwaye iki kihe kiguzi nta kiguzi byantwaye ni impano gusa yego bakunze uburyo mfite impano gushaka content abona ndayifite rwose nta kindi kiguzi byeze binsaba ntacyo twagushimira cyane wakoze cyane kuza kudushyigikira hano natwe turabashyigikiye cyane mu mpano zanyu wabwira abantu amazina ukoresha kuri Instagram yawe kugira ngo bazagufollowing yego kuri Instagram nitwa Zara T-Breezy ni za R ngufi bashyiraho A kandika shyiramo umwanya ni T-Breezy ni ta yonyine umwanya B R ebyiri za na ya ni Zara T-Breezy mu following kuri Instagram kugira ngo muzajye mubasha gukurikira ibijyanye na career yiwe ya comedy kabisa wakoze cyane God bless you yego namwe Imana ibahe umugisha yego